Kwandika SMS ndende cyangwa se kwandika amagambo menshi ni bimwe mu bintu bibangamira abantu, ugasanga umuntu agiye kwandika ibintu ariko agize ubunebwe bwo kubyandika. Guys, ngiye kukwereka uburyo wazajya uvuga ndetse mu kinyarwanda ibyo uvuze bikiyandika nta kindi kintu ukoze, ukoresheje telefone yawe cyangwa se computer yawe yonyine. Guys, uribajije ngo ibi birashoboka? Yego birashoboka. Icyo usabwa ni ukureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Ubundi niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Online 250 ugakora subscribe, like iyo ndakeka wamaze kuyikora, ubundi no muri comment ukatubwira igitekerezo cyawe cyangwa se ukatubwira ikindi kintu twagukorera. Guys, kadutangire kugira ngo video itaba ndende. Uraza hano muri WhatsApp nk'ibisanzwe. Nuza hano muri WhatsApp nk'ibisanzwe barita bakugeza ahantu hameze gutya, cyangwa se umuntu ugiye kohereza SMS, iyo SMS ndende navugaga. Nuhagera uraza kubona hano hantu handitse setting, urahakanda ugiye muri setting ya WhatsApp yawe. Apana kuri home tab, uramera nk'ugiye kohereza umuntu SMS. Then nugera hano urahita ubona ahantu henshi hari platform, preference, theme, hakaba text collection, hakaba grid typing ndetse na voice typing, clipboard ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa twebwe tugiye gukoresha voice typing. Nituza kuri voice typing urahita ugera ahantu hameze gutya, urasanga hafunze. Nusanga hafunze urahita urasanga hameze gutya, urahita uhafungura. Guys, buretse kugenda ntago video irangiye. Akangaka ni nka step ka mbere ukoze. Ngiye kukwereka noneho uburyo nawe uzajya uvuga ikinyarwanda kigahita kiyandika nta kindi kintu ukoze. Guys, nk'ibisanzwe urasubira inyuma. Nugaruka inyuma urasanga hano hirya munsi yaho dufatira amajwi hari akamikoro kahaje. Ako kamikoro noneho ikintu gakora niko kagufasha kurikodinga ibintu byiyandika. Guys, uragakandaho nk'ibisanzwe. Guys, nugakandaho kubera ko narindi kurikodinga barahita bambwira ngo nimpe mikoro uburenganzira bwo kurikodinga. Yes, ndahita nkanda kuri continue. Gusa wowe urahakanda, then numara kuhakanda utangire urecording. Guys, nk'ibisanzwe wowe ntabwo urahita ugera hano, gusa uragaruka muri setting. Nugaruka muri setting urabona ahantu handitse ngo language, ahangaha hejuru urahakanda, urasangamo icyongereza gusa. Then nusangamo icyongereza gusa urakanda hano handitse ngo add keyboard. Nukanda kuri add keyboard urasacingamo ikinyarwanda. Yes, urasacingamo ikinyarwanda. Then numara kugisacingamo ugikandeho, ukande hano hasi handitse done. Numara kuhakanda uhite usubira inyuma, urasanga ikinyarwanda cyaje. Noneho kugira ngo bize gukunda neza uraza gukanda ku kinyarwanda ushyizeho ugumishemo uzamure hejuru. Numara gukora ibyo ngibyo urasubira inyuma, uzaho wandikira umuntu ukande kuri ka kamikoro utangire uvuge ibyo uvuga byiyandika. Katugerageze turebe ko byakunze. Guys, nkuko mubibona ahangaha nari ndimo kwandika ndi kuvuga. Yes, ntago recording yaje kubifata, gusa ariko nyine muri kubibona ko biri kwiyandika. Hariya kuri keyboard bandikiraho nta kintu kiri gukora, ndetse hariya kuri kariya kamikoro twasizeho hasi niko kari kuri recording.